murakaza neza kuri UHITINEMA no munsi muri kumwe na Tuyishime Dore Prince n'abandi umunyeshuri bimenyereza ubuganga muri University y'u Rwanda. Mu bibazo abadukurikira mwebwe mukomeje kutubaza harimo ikibazo cy'uko ngo dukeneye gusobanura uburyo inzoga zishobora gutuma umuntu ahuma cyangwa inzoga zitera ubuhumyi. Rero nuko ngo nkuko tubizi tujya tubyumva ahantu henshi hatandukanye, tukumva abantu bamwe banyoye inzoga barahumye, hari n'abanywa inzoga z'ubwoko butandukanye ugasanga zirabishe neza. Ibyo twabibonye ingero zazo zitandukanye, nk'urugero ruherutse kuba ku abantu benshi bamenye ni umuhanzi Dore bavuga yuko ashobora kuba yaranyweye inzoga zo muri gereza zikozwe nabi, ubundi izo nzoga zigatuma apfa, ndetse na bagenzi be bazinyweye nabo bakagira ibibazo bitandukanye, harimo n'ubwo buhumyi nyine ubuhumyi. Guhuma rero ibyo mbese dusanzwe tubyumva, tukumva yuko twumva abasore banyweye inzoga batazi ubwoko, ubundi ejo cyangwa ejo bundi bakaba bari kwa muganga bagize ibibazo byo guhuma batareba neza, abandi baguye muri koma. Ibyo ni ibintu dusanzwe tumva, mbese rimwe na rimwe bikanaducanga tukayoberwa ikibitera, ariko noneho mureke tugerageze kubivugaho. Ni ukuvuga ngo ubundi habaho inzoga nyine twita arikoro. Arikoro ziba mu bwoko butatu: habamo arikoro yitwa etanol, hakabaho arikoro yitwa methanol, hakabaho n'izindi nzoga, ubundi bwoko bw'inzoga yitwa ethylene glycol. Mbese izi ni ubwoko butatu bw'inzoga. Ubundi mu nganda zikora inzoga, inganda zemewe n'amategeko zikora inzoga neza, ubundi bakora inzoga ibirimo ubu bwoko bwa mbere nababwiye bwitwa ethanol. Ino niyo nzoga yemewe kunywebwa, mbese niyo alcohol yo kunywebwa itakwangiza umubiri cyane, mbese iyo unyweye mu rugero nyine birumvikana itakwangiza nyine umubiri. Ariko ino nzoga yitwa methanol noneho nababwiye ubwoko bwa kabiri, bwo noneho buri toxic ku mubiri, cyangwa ni nk'uburozi mbese ku mubiri. Noneho ubwo uramutse ubunyweye, ikiba nuko bushobora kugenda bukangiza ibice bimwe by'amaso yawe, bukangiza ubwonko bwawe, bukangiza n'izindi nyama zo mu mubiri zitandukanye, harimo umwijima, harimo umutima, harimo impyiko. Ibi byose nyine ino nzoga yitwa methanol irabigaragaza nyine, mbese bisobanuye yuko umubiri w'umuntu ntabwo mbese waremewe kunywa ino nzoga yitwa methanol. Ubu bwoko bw'inzoga bwitwa methanol ni ubwoko bw'inzoga rero atari ukuvuga ngo ni amabrand cyangwa ni kwa kundi inzoga zitwa ngo ni Skol cyangwa Primus. Mbese ubu bwoko nyine bushobora kuba mu nzoga iyo ari yo yose, ariko icyo tuzi cyo nuko inganda zikora inzoga nziza, zikora inzoga neza mu buryo bwemewe n'amategeko ya FDA cyangwa Food and Drugs Administration, ubundi bakoresha inzoga, ubu bwoko bw'inzoga bwitwa ethanol gusa, nta yindi ibirimo, nta kindi kintu kiba kirimo, nta bundi bwoko buba burimo bw'inzoga. Rero ikiba nuko iyo abantu bifashe bagakora inzoga mu buryo butemewe n'amategeko, cyangwa bakagerageza uburyo bakora inzoga mu buryo buri cheap cyane cyangwa bworoshye cyane, abantu bagakora nyine inzoga z'amagendu. Mbese ikiba nuko yes, bashobora gukora inzoga irimo ethanol gusa, ariko noneho hari n'igihe iyo nzoga itaba distilled neza, idakorwa neza, noneho ugasanga muri iyo nzoga harimo iyo ethanol, ariko harimo na methanol isanzwe, ya yindi bwa bwoko nababwiye nyine bushobora kwica umuntu. Iyo methanol rero, iyo yagezemo, nubwo kaba ari agace gatoya, nubwo kaba ari 0.5%, nubwo yaba ari 1% ya methanol yagiye muri iyo nzoga abantu bagiye kunywa,
ikiba nuko iyo bayinyweye bakomeza bakayikonsuminga, ikiba nuko nyine igenda ikangiza ibyo bice by'umubiri harimo n'amaso. Uburyo rero yangiza umubiri nuko buriya metanol iyo imaze kwinjira mu mubiri w'umuntu mu maraso ye ihita ijya mu mwijima ukagerageza kuyikura mu maraso, ari nabwo ugenda wishwanyaguzamo ukayikoramo ibindi bintu. Noneho metanol yo buriya ivamo compound yitwa formaldehyde hamwe na formic acid. Ino formic acid na formaldehyde ni amacompound ari toxic cyane, mbese ni uburozi k'umubiri w'umuntu. Rero ano compound mu gihe umubiri utarayakura mu maraso mu buryo nyine bw'ama waste cyangwa ibyo dusohora mu mubiri, inkari cyangwa umwuka dusohora nyine, ayo macompound ahita agenda akica uturemangingo tw'umubiri dutandukanye, ahita agenda mu maso akangiza retina. Retina ni igice cy'ijisho kidufasha kubona nyine ibi byose tubona. Iyo retina yawe itameze neza, of course ugira ibibazo bitandukanye harimo n'ubuhumyi nyine cyangwa blindness. Rero bitewe n'urugero umuntu aba yanyweye, abantu baratandukanye birumvikana. Nk'uko umuntu umwe ashobora kunywa agacupa kamwe ka Skol akahita yikubita hasi agasandara, undi akanywa n'ikaze ntagire n'icyaba. Abantu birumvikana baratandukanye, n'imyijima yabo iratandukanye uburyo ibikora nyine, ariko bitewe noneho n'ukuntu umubiri w'umuntu umeze, bitewe na quantité cyangwa iyo nzoga yanyweye ya metanol uko ingana, ibyo byose bituma habaho ama effet atandukanye, effects zitandukanye. Ni ukuvuga ngo bamwe barayinywa iyo metanol iri mu nzoga zakozwe nabi, ubundi bakaba bakwangirika amaso, abandi bakayinywa bikaba byakwangiza ubwonko bwabo, bakaba bagira icyo bita loss of consciousness cyangwa bakagwa nyine muri koma. Ubundi abandi bakaba bayinywa ikangiza ibice bimwe by'umubiri nk'impyiko, abandi bakaba bayinywa bitewe n'uko n'iyo quantité n'ubundi banyweye, mbese ntihagire ikibabaho. Ariko urumva yuko metanol ni ubwoko bw'inzoga buri dangerous. Rero ntabwo navuga ngo iyo metanol iba mu icupa ry'inzoga runaka, oya. Icyo navuga ni uko twebwe kugira ngo twirinde kunywa iyo nzoga, ubwo bwoko bw'inzoga nyine metanol, ni uko tuba tugomba kugura inzoga za kampani yizewe, yemejwe n'amategeko, yaciye mu bizami bitandukanye FDA y'igihugu iba yaremeye. Ni ukuvuga ngo cya kigo gishinzwe ubuziranenge bw'ibyo turya n'ibyo dukonsoma, iyo cyemeje ikintu birumvikana icyo kintu kiba kiri safe. Ariko noneho za nzoga ziri irigo cyangwa za nzoga zitemewe n'amategeko ziba ziturutse hirya no hino, za kanyanga abantu bitekeye, inzoga z'uruganda rushyashya rutazwi, izo zose ziba zigomba kubanza gucishwa mu isuzumwa, bikareba yuko izo nzoga nta kintu zizagira, nta ngaruka mbi zizagira ku buzima bw'abantu nibaramuka bazinyweye. Igihe bitarakorwa ngo bicishwe muri iryo suzumwa, ubundi wakombye kwitonda kugura iyo nzoga, wakombye kugira amakenga ku byo ushyira mu mubiri wawe, ubundi ugakoresha ibintu biri safe, ukaba wakonsoma inzoga ziri safe. Ikindi kandi ni ukunywa mu rugero, nta mpamvu nanone yo kwicisha inzoga izo arizo zose. Nubwo yaba ari iyo etanol isanzwe abantu bemerewe kunywa, nayo iramutse ibaye mu rugero rukabije ishobora kwangiza umubiri mu buryo butandukanye. Ibyo dufite video yayo hano dushobora kubereka. Ariko nyine nibyo ni kuvuga, iyo byabayeho rero twabikora iki? Iyo abo bantu banyweye iyo metanol, mbese byagenda gute? Ni ukuvuga ngo ubundi niba ugize n'ibyo byago byo kunywa metanol mu buryo ubwo ari bwo bwose, ushobora kuzabyuka the next morning, ikindi gitondo nyine niba winyweye mu ijoro ryashize, wabyuka ukumva urimo urababara mu gatuza, urimo urababara mu nda,
mbese warembye cyane ntabwo ari ya hangover isanzwe. Dufite video ya hangover ushobora kuyireba. Mu gihe atari ya hangover rero isanzwe birumvikana ugomba kugera kwa muganga bakareba ukuntu bagufasha. Rero ugomba kubigira nka emergency kubera ko ni ibintu byihutirwa. Uramutse uje kwa muganga amaso yawe yangiritse nta kindi bagukorera uretse kugufasha kugutabara nyine ku buryo iyo nzoga itakwica, ariko nyine iyo yangije amaso biba birangiye nta kindi umuntu yabikoraho. Ariko niba ugiye kwa muganga hakiri kare bashobora kugufasha bakagerageza ku buryo iyo metanol washyize mu mubiri wawe itaza kwangiza ayo maso yawe cyangwa gutera ibibazo bitandukanye. Uburyo rero bagufasha ni ibisanzwe kwa kundi basanzwe bavura, ariko intoxication hari imiti baguha nyine isanzwe, byaba na ngombwa bakaba banagushyira no kuri dialyse cyangwa dialysis ku buryo iyo metanol bayikura mu mubiri w'umuntu. Hari imiti itandukanye of course baguha, harimo thiamine, harimo sodium bicarbonate. Iyo ni imiti yo kwa muganga bashobora kwifashisha nyine kugira ngo bagabanye acide mu maraso yawe bigiye guteza ikibazo gikabije cyane. Mbese no kuvuga ngo ugeze kwa muganga hakiri kare bakurwanaho bakareba uburyo iyo metanol itangiza ibice by'umubiri w'umuntu. Noneho hari n'abavuga yuko etanol isanzwe, ino etanol nk'uko dusanzwe tubizi yuko iyo etanol igeze mu mubiri w'umuntu umwijima uhita uyifata nka priorite, ukaba ariyo ukoraho yonyine. Rero bajya bavuga yuko etanol ari antidote ya metanol, bisobanuye yuko ino inzoga dusanzwe twemerewe kunywa etanol ishobora kwifashishwa nka antidote cyangwa mu kuvura iyo toxicity umuntu yagize ivuye kuri metanol, kubera ko umubiri uhita uyikoresha, uba ariyo witaho yonyine. Ubundi ya metanol iri gusikira mu maraso ntihindurwemo bya compound byitwa formaldehyde na formic acid, aribyo byangiza umubiri n'ay'amaso. Ubundi ya metanol iri mu maraso ikaza gusohoka mu bundi buryo iciye mu nkari cyangwa mu guhumeka. Nibyo rero nagira ngo mvuge kuri metanol intoxication cyangwa uburyo inzoga zishobora kwangiza amaso yawe. Ubundi mwese mube vigilant, mumenye ibyo mushyira mu mubiri wanyu, kandi niba ari no kunywa munywe mu rugero. Ubundi see you next time. Murakoze cyane.